nimwumve ibyiza by'u Rwanda, reka nsingize urwabyaye mama. Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda. amashongore muraho makuza we, Komere cyane. dukomerane. Wari uri aho se? Nari ndaho rwose, mba numva nta kibazo, uretse ko tumaze iminsi muri ibi bihe by'umwijima abanyarwanda banyuzemo bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. kugira ngo muri gahunda y'ibiganiro ntabwo twahita tujya ku kiganiro tutabanje kuzirikana inzirakarengane z'abatutsi basaga miliyoni bapfuye mu mezi 3 gusa, bikaba ishyano ritagira iribanziriza mu mateka yacu. Yego. Mu mateka yacu habagaho icyunamo n'ubusanzwe cya Gicurasi, gusa icy'ingenzi umuntu yavuga ku cyahozeho gikwiye no kuba n'ubu gikwiye kuranga abanyarwanda, ntabwo abanyarwanda hari uwahariraga undi ngo ibyo ku cyunamo bibi by'ubu. Yego. Icyunamo kuko ryabaga ari ishyano ryagwiririye igihugu cyose muri rusange, aho mu gihe twe tuganira ibijyanye n'abagore bo mu Rwanda, umuco uranga abagore ukwiye kubaranga, muri icyo cyorezo cyabaye jenoside ntabwo yarobanuye. Yego. Yishe ababyeyi, yica abana, yica abakecuru, yica abasaza. Iyo rero nk'umunyarwanda tuvuga ko twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, umunyamahanga hari ubwo yakumva bitaremereye kuko aho akari kundi karahandurika, ariko twebweho twumva gukomera kw'ikintu cyabaye mu mateka yacu kirenze icyo umuntu yavuga. Nibyo ngabe. Ahari nawe wagira icyo uvuga, ariko abantu bumve ko ari cyo kintu duhereyeho na mbere y'uko tuvuga ibijyanye n'ikiganiro nyirizina. Ntabwo twabasha gutangira ngo tuganirire abantu twirengagije ingorane igihugu cyacu cyanyuzemo. Yego. Ngabe nibyo, niyo mpamvu abadukurikiye dusangiye ubuzima, dusangiye nyine kubaho, dusangiye nyine n'amakuba yatubayeho, ko bisobanuye jenoside yakorewe abatutsi. Ni ikintu gikomeye cyane kandi gifite aho gihuriye n'ibiganiro tumaze iminsi dutanga kuri Nkurangire Iwacu. Yego. Nanjye kamfata uyu mwanya mpumurize ndetse dukomeze abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, babayeho ubuzima, banyuze mu buzima bukomeye cyane bwo kubura ababo, ariko nanone tubashimira ubutwari. Yego. Umukuru w'igihugu yarabivuze, abivuga neza ko igihugu kibashimira ko bahisemo ko u Rwanda ruba uko ruri uku. Yego. Ndetse baba badaheranwa, ariko noneho n'abanyarwanda twese muri rusange duhitamo ubudaheranwa. Yego. Hanyuma twese duhitamo inzira y'ubumwe no kureba uburyo abadukomokaho bagira u Rwanda, kandi u Rwanda rwiza, u Rwanda ruzira amacakubiri, u Rwanda ruzira kureba hafi, u Rwanda ruzira kwikubira, u Rwanda ruzira imyumvire iciriritse y'aho umuntu yumva yabaho ari uko undi atariho. Yego.
ariko ikindi wenda ntabwo twabura kubasuhuza ndetse no kubashimira ko turi kumwe muri iki kiganiro, ariko ndashaka kongeraho ko aya mateka nk'uko ibiganiro bitandukanye abantu batanze babikurikiye, amateka y'igihugu cyacu y'umwijima yari amaze igihe, iriya yabaye indunduro y'ubuhenebere cyangwa y'ikibi cyari cyaratangiye igihe kinini, kera abakoroni baza basenya ibyacu, basenya inkingi zose zakumiraga ko abanyarwanda bagera ubwo umwe yumva adasangiye n'undi ubuzima, birakururuka 59 n'indi myaka yakurikiyeho 94, ibindunduro y'ikibi cyimakajwe kikarerwa kigakura kugeza ubwo umuntu agera aho ata ubwenge, akica uwo yabyaye, akica uwo bashakanye, akica umubyeyi umubyaye, akica igitambambuga. Ariko ntitwabura kuvuga ko tugeze aheza, ndetse Ingabire ntabwo byaba ari byo dushoje iki gice tudashimiye ubuyobozi bwiza twagize bureba kure, kuko iyo tutagira abayobozi bareba kure ntabwo ibyo tuvuga ubu aba ari byo tuvuga. ntabwo byoroshye. Ngira ngo hari umwe mu bari abasirikare mu gihe cyo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, yariho avuga ubwo narindi hariya murenge wa Muyira dufungura icyunamo, narindi ku rwibutso rwo ku murenge wa Muyira rushyinguyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi bavuye mu murenge wa Muyira, muri Ntyazo, ngira ngo na Kibirizi niba nimbyibuka neza. yavuze ijambo avuga ati twanze kwihorera kandi dufite intwaro. Ibyo byose, iryo jambo nararyumvise numva ni ijambo ririmo ubutwari. Wenda ubutwari ntiburi mu ijambo cyane cyane gusa, buri mu gikorwa nyirizina iryo jambo rivuga. Urumva kuva Burundi, kuko hari abavuye i Burundi, hari abavuye Kongo, hari abavuye Bugande, ugasanga so yarishwe, ugasanga nyoko yarishwe, bamwe wenda bagasanga imibiri yabo ikiri ku gasozi yaraboze, imbwa ariko uwabikoze ukamumenya, kuko amakuru abantu babaga bayafite, ntumwihoreho, ntiwihorere ubifitiye ubushobozi. Uko ubivuga rero uti turabashimira koko, kubera ko koko nk'uko ubivuga, iyo baza gukora uko mbese ijisho ku mugani wa rya tegeko rya Murabi rigahorerwa irindi jisho, iryinyo rigahorerwa irindi ryinyo, basanga uwishe nyoko nawe ukamwica, basanga uwishe mushiki wawe nawe ukamwica. Ahari ibyo tuvuga nk'uko ubivuga koko ubu ntabwo ari byo tuba tuvuga, aba ari ibindi bintu. Ikindi urumva byari ibihe bikomeye, ariko kubera kureba, gutambutsa amaso ibyabaga, ku buryo n'uwabaga yatandukiriye agacyahwa, kagaragazwa ko iyo atari yo nzira yazatuma u Rwanda ruba u Rwanda. Hari n'inama yewe zabaye ku buryo abanyamahanga bumvaga bitashoboka, ndetse batugira inama ko uburyo bwiza ari uko tugerageza gutandukana, kugira ngo noneho ibyo bifuzaga bisoze neza. Ubundi nicyo bari bagamije. Iyo niyo nkingi, ngira ngo na mbere bajya kwirukana
Gashamura twabivuze mu biganiro byatambutse mu cya 1925. umweru mukuru. Yego, bashakaga kugira ngo politiki yabo yitwa divize pour régner cyangwa se gucamo ibice kugira ngo uyobore abantu yubahirizwe ntawe ukugoye. ibijyanye n'ibyiswe revolution yo muri 59 ni nk'imbuto Yego zasarurwaga kuri cya giti cyo gucamo abantu ibice bariho basarura cyane rwose. muri 94 rero bashatse kuririra ku mbuto zari zihishije bari babonye zeze ku giti kibi babibye mu banyarwanda kugira ngo noneho buririyeho babikumishe muri iyo njyana. Aribwo bavugaga bati reka dushyiremo ibimeze nk'ibyo muri Korea zombi, habaho icyitwa demilitarized zone, habeho igihugu cy'abahutu babyitaga ngo Hutuland na Tutsiland. Yego, ariho dushimira by'umwihariko umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu ko yabonye ko ibyo bidashoboka, kuko u Rwanda kuva imbere n'imbariro abantu barabanaga bagaturana, ndetse n'ayo magomerane wenda ntiyagezaga kuri jenoside, ariko umugani wo ko ntazibana zidakomanya amahembe si ubu. Yego, abantu bakagira uko biyunga bagasasa inzobe. ari nacyo nshaka guteruriraho nsaba abadukurikiye ndetse n'abandi wenda bumva amateka n'umurage w'ibyacu bakumva ntibibashishikaje ko ari ngombwa gukurikirana amateka yacu tukarenga igihe cy'umwijima tukanajyana mbere yaho, kuko icyo bidufasha tumenya ishyano ryatugwiriye ariko tukamenya n'ubuzima twariho mbere yaho. Noneho ibyo ngibyo tukavomamo icyizere, ari naho inkotanyi bari hirya no hino babona ubuzima batazi iyo bwerekeza, nta handi bavomye Ingabire. Basubiye inyuma mu mateka basanga byigeze kubaho, abaryankuna n'abandi barongera bajya inama bagarura igihugu. Rero cyane cyane abadukurikiye bamenye ko ntabwo amateka yacu atangirira mu gihe cy'abakoloni, ntabwo amateka yacu atangirira muri 59. Amateka yacu twari tunariho mbere y'uko abakoloni baza. Ni byiza ko tubimenya, kuko iyo ibyo tutabimenye barusahurira mu nduru, baterurira kuri iki gihe cya hafi, bikaborohera kugira ibyo bagoreka. Noneho udafite amakuru yo hambere akagwamo hagati aho. Umuprofeseri ntuwe nabyumvanye, ubwo niwe ndi bufate, wenda yaba yarabibonye mu gitabo cyangwa ari ijambo rye bwite. Yitwa Byanafashe Deo, umuprofeseri w'umunyarwanda. Rimwe yigeze kuza kutwigisha tukiga epfiriya muri kaminuza, ko yigishaga amateka nyine. Abantu bamubajije impamvu nyirizina yo kwigisha amateka, arababwira mu gifaransa ati ceux qui ignorent le passé ont été condamnés par le revivre. Wangwa abantu birengagiza ahahise baje kugwana none mu ngorane yo kongera kuba mu hahise n'ubundi. Ni ukuvuga ahahise ubwo iyo umuntu afashe nk'ako gusa arebera ku bintu bibi. Iyo utize ibyahise bibi ngo bise nk'ibigukebura uhitemo inzira nziza noneho yo kunyura, ushobora kwisanga wasubiye muri bya bindi. Niyo mpamvu mu Rwanda bavuga, hari ijambo ryiza nkunda rikunze kuba mu gihe cyo kwibuka rivuga ngo never again, ntibizongere. Ubu ngubu insanganyamatsiko iragira iti twibuke twiyubaka cyane. Ni ukuvuga ngo abantu mu gihe twibuka ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko nicyo kidufasha kuzibukira ibyabayeho tukarangamira ibiri imbere, hanyuma ariko ntiduheranwe gusa n'umubabaro twatewe n'ibyo ngibyo, ahubwo tunasubiza agatima impembero tuvuge tuti uwarokotse jenoside, umwana se w'uwayikoze, baba mu gihugu kitazongera kubamo ibyo giti. Ibyo twanabihuza rero
n'ikiganiro nyirizina tumazemo iminsi yego kijyanye n'uruhare rw'abari n'abategarugori mu myubakire y'igihugu cyacu. cyane rwose. Hari abagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi muri Mata 1994, bemeye kwitanga, bamwe barapfa, abandi bariho. Abariho bashobora kumva barumva no mu mwanya w'abatakiriho ko bakwiye ishimwe nabo rikomeye cyane. ndumva wakomerezaho. Kadukomerezeho kwari ukuzirikana no guha agaciro ko nubwo dukomeje inyigisho n'ibiganiro kuri Nkurangire Iwacu, tuzirikana ko ibihe turimo ari ibihe bikomeye kandi ari ibihe byo kongera gutuma dukebuka tugasubira amateka yacu, tukibuka ibyabaye, tugahumurizanya, tugashimira abagomba gushimwa, ndetse tukaba hafi abakeneye kubabwa hafi muri ibi bihe. Ingabire rero n'abadukurikiye, ubushize twaganiriye ku rubohero nk'ishuri rya nyina w'umuntu n'uburyo byagendaga ndetse n'uburyo yategurwaga kugira ngo azabe mutima w'urugo. Yego. Uyu munsi rero mu gihe kitari kinini cyane turatera intambwe tugere mu muryango. Yego. Nyina w'umuntu, mutima w'urugo, umugore mu muryango, kugira ngo abadukurikiye bumve byari bimeze biti. Hanyuma nyuma yaho tuzagenda dukomeza n'ibindi biganiro, ariko nicyo kigamijwe muri iki kiganiro, kandi dukomeza kubashimira uburyo mukurikira kandi n'ibitekerezo muduha. Turabashimira. Mu minsi iri imbere tuzabagezaho ikindi kiganiro gito kizaba gisubiza kimwe mu bibazo umwe mu badukurikira, umwe mu bakunzi bacu yatubajije. Ngabire rero wabaye nk'uterura ko ntanze usigize ngo ni guterura tugana no gusoza, ko wavuze ko bitari we birebire. Yego. Mu Rwanda hari ijambo bamwe iyo bataryumvaga neza babisanishaga n'ingeso mbi zidakwiye, bakavuga ko umugore yari uw'umuryango. Ariko jye ngerageje kugorora uko byari, umugore nk'uko twabivuze yategurwaga ahereye iwabo, ariko ategurirwa kuzaba mu muryango wundi azashakamo. Yego. Kare nahoze ndiho ndeba Musenyeri Aloyizi Bigirumwami uko yabyanditse, asa n'uwerekana uburyo umugore yifuzaga koko kuba umugore. Kuvuga ngo kuri ubu hari umusaza twigeze gusa n'abakimbirana, umwana amutumikiye ariko yaramutumyeho amubuze, umwana agarutse abwira umusaza ati wa mugore wari untumyeho ndamubuze. Umusaza ararakara cyane, aramubwira ati dore nyumvira abana b'ubu, uri icyohe. Ati uratinyuka ukavuga ngo umugore ni umugore wawe? Ati ntabwo bavuga ngo umugore, baravuga ngo umumama. Icyo gihe uburakari buranza biranyura. Bizi iyo nk'ibijyanye n'umuco n'igihugu cyacu iyo bikozweho, hari igihe ubona ku mugani wa ya ndirimbo y'abahungu umugara uzutse. Umusaza ndamubwira nti igihugu rero kiraharindimuka kuba gishobora kwangirika gihereye ku bakakibereye inkingi. Ndamubwira nti nk'uko wowe wifuza kuba umugabo, niko umuntu w'umwari w'umukobwa wacu akura yifuza kuba umugore. Iyo byatindaga yashobora gutinya ko bamuzinze, akajya guhamura impigi zitandukanye uko zari mu ngeri zitandukanye, kugira ngo akunde abe umugore, akaba umutegarugori, akaba umugore w'umutima. Ntabwo ijambo umugore ari igitutsi. Yego. Ni ijambo ryiza. Y'icyubahiro. Umukobwa wese w'umukobwa akura yifuza kuzitwa.
yego. ndamubwira nti wa musaza we rero reka umwana agende ahubwo wikubita agashyi ko ubwonko bwawe buri kuzamo ibibazo kuko utangiye guta iki gihugu. ni ukuvuga ngo mu rugo umuntu w'izingiro ry'umuryango yari umugore. Yego. Yari umugore bishingiye ku nshingano kuko ubugore ni inshingano, Yego. ubugore ni ubushobozi ndetse ubushobozi burenze cyane, ariko by'umwihariko kuko yarabaga yarateguriwe mu ishuri twavuze mu kiganiro cyashize, Yego. yazirikanaga inshingano bityo ntasigane. Yego. Abariho ubu ngubu hari bamwe bashobora gutekereza ahari ko byari biri mu ubwenge buke kuba haba hari imirimo igabanyije, kuko yari imirimo igabanyije ukubiri. Gabika nkwakire. Nyakira ntacyo. Kankwakire. N'ibyo watangiye utsinda ko yari uw'umuryango, ikibazo ni uko dukoresha amaso y'uyu munsi, yego, tukayarebesha ubuzima bw'icyo gihe, bityo bikatworohera tutabona kuko ntituba tuhabona, tutabona kandi n'uburyo twabubwiwe amacuri. yego. Abashakaga kutwangisha umurage wacu bagiye batoramo utuntu tumwe na tumwe bakatugoreka kugira ngo bitworohere kwanga umurage wacu. Ntabwo bigeze barushya badusobanurira uko ibyo byose, ntabwo bigeze batubwira ko nubwo umugore yabaga ari uw'umuryango ariko nawo we yabaga ari awufiteho uruhare wose. Urumva? Ntabwo batubwiraga uruhande rumwe, ntibadusobanurire we ibyo byamwungukiraga gute, byamuhombyaga gute. Bakagaragaza igihombo gusa, nabwo bakakivuga nabi, bakamuvuga nk'umuntu utaragiraga ijambo, bakabicurika. Wenda tuzabigeraho tugenda tubisesengura, ariko icyo dushaka kuvuga hano, ikibazo cyaje gikomeye naho agasigane cyangwa no kumva nabi ibintu bitandukanye, ni uko agaciro k'iby'umwe yakoraga katangiye gutakara ntibihabwe agaciro. Ariko icyo gihe ukuntu umuryango nyarwanda wari wubatse, buri muntu yabaga afite inshingano ze zizwi, hari uburyo bwateguwe bumufasha kuzikora, kandi buri umwe akubahirwa izo nshingano, akanunganirwa kugira ngo inshingano zikunde. Yego. Ariko umugore akaba umutima, akaba inkingi y'urugo ku mpamvu nyinshi cyane. Urumva? Ku mpamvu wenda katuvuge gato nko ku nshingano, uburyo yabanaga. Icya mbere, yabanishaga imiryango. Yego. Urumva? Icya kabiri, akaba niwe wari mwarimu mukuru w'indangagaciro n'icyerekezo cy'umuryango, ndetse mu buryo bwagutse n'igihugu. Hari umugani bavugaga kera, ariko n'ubu haba abawuvuga kuko nawumvise nanjye hambere aha. Yego. Umuntu avuga ati nta muntu wapfusha umugore ngo asarure abana. Oya, ngewe sogokuru yajyaga ambwira, ubwo yarimo ashima umugore w'iwanjye, akambwira ati rero wa mwana we wagize amahirwe. Akambwira ati we yabivugaga ukundi, yaravuga ngo rega ntawe urumbye umugore usarura abana. Yego. Niko we yabivugaga. We yakoresheje iyo, n'abandi nabo bakavuga batyo. Ariko ijambo rihuriweho na benshi yitwaga umutima w'urugo. Umutima w'urugo. Ni ukuvuga ko ibintu byose byazengurukiraga kuri we. Nubwo bavuga ngo umuntu ukurushije umugore, yego, aba akurushije urugo. aba akurushije urugo. Yego. Ariko inshingano zo hambere, umugore yabaga afite inshingano ze zizwi, umugabo afite inshingano ze zizwi, kandi buri umwe akubaha inshingano z'undi. Hari umugani w'urwenya
twiga bajyaga baduha wo mu gitabo w'uwitwa Yego. Petero Nzukira. yego Petero Nzukira bashakaga kwerekana ko umugabo ashobora kwibwira ko ari we rugize byose, yego noneho akibwira ati turiya turi mu mugore akora, yego kuko hari ushatse kutunenga abanyarwanda bavuga ngo uta busya abwita ubumera, yego ati ntacyo akora mu by'ukuri. yego Urumva? Petero Nzukira ibyamubayeho abasomye iby'uwo mugani bose barabizi. ni ukuvuga ko hari hatangiye, ni umugani utwereka ko bijya gupfa byatangiye aho umwe yumva ibyo akora biruta iby'undi. Yego. ariko kantanga urugero kugira abantu bumve aho byakomokaga, wenda bize no kutugeza hafi y'umusozo tuzabigarukaho. Iyo ngiye gutanga ingero nkurikije imirimo yakorwaga. Yego. Tuvuge iyo abantu babaga ari aborozi b'inka, wasangaga bashiki babo basaza babo za nka baziragira, bakazikorera ibyo bagomba kuzikorera nyine, bakazitaho, bakazishora n'ibindi Bakazibwiriza mu buryo rusange. bakazibwiriza, hanyuma bashiki babo bakazikukira, bamara gukamisha bagacunda, bakavanamo amavuta, bakagira ibindi bazikorera, ku buryo umuntu ntiyashoboraga gutekereza ko inka arize umugabo, ko arize wenyine, kuko yabaga azifatanije n'umugore we. Byagera ku bahinzi bikaba bityo, byagera yewe no ku nyubako, ko kubaka, abagabo bazamuraga inkingi bagashyiraho imbariro, abagore bakaza bakahira ubwatsi, mu mvugo z'iki gihe babyita interior design, bagatunganya uko iri bumere imbere, bakayikurungira, bakaboha inyegamo n'ibindi. Ariko bijya gupfa, impamvu ushaka kuvuga ko nkabona tukongera kukagaruka uko yari, uko twanabivuzeho n'ubushize, ikibazo umugabo, umubyeyi w'icyo gihe cyangwa nyina w'umuntu w'icyo gihe, umuryango wazirikanaga agaciro ke, akubahwa, agakundwa, akumvwa. Ni nayo mpamvu nk'ubu tujya tubikoramo nk'ikinamico ntoya, igihe wenda abantu bari mu misango bakavuga bati ntabwo twatanga umugeni, reka tubanze twumve nyina wabo cyangwa nyirasenge. Yego. Ntibyabagaho ko hashoboraga kugira ibyemezo bifatwa urugo nyina w'umuntu atabajijwe. Yego. Kandi ntabwo byari urwiyererutso. Ubu ngubu abantu babibonamo nk'utuntu duke bakagira ngo ni urwiyererutso. Ntabwo rwari urwiyererutso, barategerezaga kandi baramwumvaga, kuko babaga bazi ko ari we mwarimu mukuru, ari we wareze, ari we ushobora gutanga umurongo, kandi uwo murongo ukumvirwa. Ni nko kuvuga ati uwo mwana ishuri yararisoje, yego, nagenda ajye mu kazi. yego, yego. Ni ukuvuga rero ngo icyo iki kiganiro cyari kigamije ahanini, ubwo ndavuga nk'uri kugana ku musozo, yego, yego, ni uko abantu mu myemerere, mu myumvire y'ishusho y'umugore w'i Rwanda, yego, bafite ubu, yego, bijyanye n'ubundi no kwangirika kwazanywe n'abaje batugana bakangiza ibyo basanze. yego. Ariko ntabwo mu Rwanda hahoze umugore w'umutima muke, utagira ijambo, utagira agaciro, yego, ukubitwa nk'umwana, agakubitwa n'umwana, ntabwo akwiye gukubitwa byo guhatwa inkoni. Ibyo bintu ni ibintu byaje ari inzaduka za nyuma. Wenda kambahe nk'urugero, nubwo twabivuze mu itangira, abanyamahanga baje, kuko umugore w'iwabo atagiraga agaciro, yitwa urwabya rworoshye, akitwa isoko y'ibibi n'ibindi, bamukuye mu nzego zose zari zihari. Yego. Bamukura mu nzego z'ubuyobozi, kandi twebwe yarabagamo. Noneho bagiye kwigisha mu ishuri rishya bazanye, twebwe twagiraga itorero tukagira urubohero,
bafata musaza we wenyine aba ari we bajyana, kuko mu mitekerereze yabo umugabo n'umusore niwe wigishwaga gusa. noneho igitangaje nyine Yego, tunagana ku musozo, abantu impamvu bakwiriye kugaruka muri gakondo yacu, yego, uwo muntu waje akatwereka ko umugore wacu ari isoko y'ibibi, yego, akaba umutabashije, akaba adakwiye n'ijambo. agomba munsi- kugenerwa. uyu munsi niwe utubwira ko hakwiye kubaho uburinganire Yego, n'ubwuzuzanye, yego, ariko ikimenyimenyi cy'uko ari uburyo bashyizeho bwo kutubuza epfo na ruguru, Yego. bakadukora micunda na minaga. Mm. nuko Mm. nk'ubu Makuza we uzajye mu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Yego, urebemo bizakorohera, urebe umugore wabo ijambo bafite, uzasanga twebwe ibyo n'ubundi byahise bigaragara ko inyigisho batwigisha yego. ubundi twe twakagombye kuba tuzibigiye. Oya, n'umuvuduko turimo tugenderaho ni uko tumeze nk'aho harimo korosoka ikintu cyari gisanzwe kiturimo, twabaye korosora ubyuka. cyari cyarapfundikiwe. Hari akantu nashaka gusorezaho kugira abantu babyumve, abantu bajya bibaza batese koko byaje twaje kwisangaho turi dute. Nuko nyine umugabo yubahaga umugore we kuko babaga bahuriye ku bintu byinshi. Ibyo azi umugore we yabaga abizi, ariko bafite inshingano zuzuzanya. Ariko aho umugabo agiye gukora mu bisheke, agiye mu ikawa, agiye gukorera ifaranga, agiye mu ishuri, uko atashye agatahana amakuru umugore we atagenje ate atazi, akazana ubumenyi bushya umugore atagenze ate atazi, akazana ifaranga umugore we atagenje ate atazi. Agaciro ka nyina w'umuntu gatangira kugenza gute, kugenda gatakara. Noneho agera ubwo amufata nk'uko afata abana, kubera yuko yagiye amusumbya ibintu byinshi nyina w'umuntu atahawe, urumva atazi no kumutega amatwi bigenda bishira, kuko azana inkuru undi atazi, kazana ibindi bishya undi atazi, bitangira kwitiranwa n'ubushobozi. Yego. Noneho umugabo uremwe atyo, umugabo w'inzaduka mushya w'i Rwanda, wanduye nyine iyo myumvire, atangira kubona afite isumbwe. Yego. Atangira kumva ari we wagena byose, kubera yuko nyina w'umuntu nubwo aho yarekewe ari mu rugo gusa, naho ntiyarekewe ibyatumaga agira isumbwe. Bituma tugira ku kajagari, kuko noneho ubusumbane buratangira buraza. Ushoboye n'uyu ntashoboye, kuko urumva hari ibyo yahawe undi atahawe, hari ubumenyi yahawe undi atahawe. Bitari uko mbere, bitari uko, kuko yahuraga n'umusore watorewe mu itorero n'undi wanyuze mu rubohero, bose bakaba bafite ibyo bihariye, buri umwe akubaha mugenzi we. Mu mashuri abiri banyuzemo, ariko buri umwe afite ishuri rye yakamiritse mu Giswahili, cyangwa asobanukiwe ku buryo mugenzi we arimubazaho akarimwubahira. kuko azi iryo somo wataryize, akavuga ati ibi ni wowe ubizi, ibi ni wowe ubizi. Noneho undi asigara ibya mugenzi we muri rusange abizi, ariko watangira kwiga ibindi mugenzi we atazi. ubwo rero kuko nyine wari ubivugiye gusoza, yego, abantu bumve ko yego, ubu yuko ubwuzuzanye bushoboka cyane. yego. kubera iki? kuko noneho ya makuru umugabo yavanaga muri iryo shuri bamujyanyemo batajyanyemo mushiki we, yego, ubu bose bayahuriramo. yego. bivuze ngo iby'amakuru babihuriyeho, yego, ku buryo kuzuzanya yego, byoroshye kurushana mbere. Ahubwo ariko tugasubira hambere, tukamenya ko ya myihariko twagiraga nituyita tuzasoza. Abantu umwe yazanaga 50%, undi akazana 50%, bikaba 100, bikamera nk'aho abantu barimo baharanira 50%, hari ibindi birimo bitakara, kubera yuko hari ibyo nyina w'umuntu yataye kuko bitahabwaga agaciro.
hari ibyo nyina w'umuntu yumva kubikora bimutesha agaciro kuko ari ryo zina byahawe, nyamara ugasanga yararemwe ku buryo ari we ubifitiye ububasha. urumva arabyara, akarera, akonsa, akigisha, hari umwihariko yagiraga, urumva, ariko uwo mwihariko n'ubwo buhangange ntibwahabwa agaciro, buteshwa agaciro. rero nidukomeza kubiganira tuzasanga hari ibyo twatira mu murage bikaza bikaba byakuzura, kuko ibihari ubu nabyo bifitemo imyenge myinshi, kandi bikaturuka mu myumvire y'uko na kera nta gaciro yagira. rero turashaka kuvanaho icyo cyasha umurage, kumva ko kera nta gaciro umugore yabaga afite, icyo cyasha kikavaho, hanyuma bikadufasha gutekereza ngo uyu munsi tugaruye umurage tugahuza n'ibyiza bindi bihari, twabihuza gute kugira ngo noneho tugire u Rwanda rw'umugabo n'umugore buzuzanya, nyina w'umuntu agakomeza akaba umutima w'urugo n'igihugu. buriya abaye umutima w'urugo wabaye niw'igihugu icyarimwe. murakoze cyane. Makuza we, yego, amahoro. Nibuka mwavutse, mwibuke n'uwabyaye umurage yabahaye, muzane inkubito y'ikeza n'ishyaka ry'amarere twitabire.